Nguhaye ikaze we wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi. Uyu mwanya tugiye kugaruka cyane ku cyamamare Kasongo, inyamaswa yakomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga impande n'impande. Abantu bose bakomeje kuvuga kuri inyamaswa bita Kasongo. Ni inyamaswa yamaze kuba inyabigwi cyane, inyamaswa yakomeje kuvugisha abantu benshi cyane. Wakwibaza uti ese iyi ni inyamaswa iteye ite? Wakwibaza uti ese ni inyamaswa ikoze ite? Iyi ngiyi ni inyamaswa mu kinyarwanda bita isatura, ariko bamaze kubatiza akazina Kasongo, ariko nanone ikitwa vakaseshi mu rurimi rw'igifaransa. Nanone kandi iyi nyamaswa bakayita ngiri mu rurimi rw'igiswahili. Iyi ni inyamaswa kandi nanone y'inyamahane cyane, ariko ikaba inyamaswa irangwaho n'umuvuduko mwinshi cyane mu gihe iri kwirukanka, ndetse kandi ifite ukuntu iparika kinyumanyuma bimwe bita rivanse. Ikunze kwibera mu myobo itacukuye, ndetse kandi iyi nyamaswa ni inyamaswa ifite amenyo abiri manini cyane y'imbere, ndetse twabara ko ari ane. Ifite abiri yo hejuru ndetse n'abiri yo hasi. Rero inyamaswa ni inyamaswa gusa nanone ifite amaso atabona neza, bimwe bikunze kuyibana ikibazo cyane ko iyo iri kwirukanka cyane bitewe n'umuvuduko igenderaho ikunze kugenda ikagonga ibiti. Nguhaye ikaze rero kuri inyamaswa bise Kasongo. Kasongo yeye mumbari nanga, ngira ngo aka kantu mwakumvise gatreninga ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse mwagiye mwumva abantu benshi cyane bagaruka kuri inyamaswa bita Kasongo. Kasongo ni inyamaswa ibarirwa mu bwoko bw'ingurube, ariko none ntabwo twavuga ko ari ingurube gusa. Uko ibayeho ni inyamaswa irisha ibyatsi ikarya n'imbuto, ariko nanone inyamaswa Kasongo nayo ubwayo iyo ibonye akaboga ntabwo ikarebera izuba. Muri make ni ukuvuga iyo ibonye inyama ntabwo izivirira. Iyi nyamaswa nayo ishobora guhiga izindi nyamaswa mu ishyamba, ndetse kandi iyi nyamaswa ni inyamaswa ikunze kurangwaho no kwiyenza, aho iri mu ishyamba ikiyenza ku zindi nyamaswa. Mu by'ukuri iyi nyamaswa urebye mu ishyamba iteza akaduruvayo. Ni ya nyamaswa akenshi na kenshi uzabona igihe yishwe n'irungu izajya guhiga izindi nyamaswa aho ziri kugira ngo izanduranyeho. Kenshi na kenshi uzabona iri kwirukanka n'intare, akandi kanya uzabona iri yibereye hamwe na za nyamaswa ndende cyane, akandi kanya uzabona iri hahandi hari inzovu ariko igenda yiyenza. Ariko cyane cyane uzabona Kasongo ari kurwana n'intare, uzabona Kasongo arimo gushotora iyo twita imbogo, aho ziri naho ntabwo ijya ihatinya cyane, cyangwa se uyibone irimo kwanduranya ku nyamaswa bita ingwe. Kasongo yabice bigacika mu ishyamba, ntabwo ishobora kubaho yonyine cyane. Nk'uko wabibonye ifite ibyinyo bibiri binini cyane hariya imbere, ni ibyinyo biyifasha gucukura. Aho iri ikunda gucukura cyane cyane, ndetse kandi mu gihe iri kurisha kubera ariya menyo irisha ipfukamye, ntabwo ijya ishobora kurisha ihagaze. Kasongo wabaye umunyabigwi mu bihugu byose, ndetse muri Afurika cyane cyane, aho Kasongo yabaye Kasongo. Ndetse kandi twaje no kumva indirimbo bise Kasongo. Ntabwo ndamenya neza niba hari aho bihuriye n'iyi nyamaswa y'inyabigwi iparika neza rwose, ukavuga uti iyi mvuna muheto irirukanka cyane. Ukuntu yinjira mu mwobo, ikunda kuba mu myobo kandi burya itacukuyemo. Ikindi kandi iyi nyamaswa Kasongo cyayigaragayeho ni uko ari inyamaswa ikunze kugira amakenga. Aho igeze ni inyamaswa idashibagurika. Iyo hari icyo yumvise ntabwo Kasongo ntabwo ahita yiruka, ahubwo ahita abanza kunegosiya neza ibyo yumvise. Kasongo umunyabigwi cyane, Kasongo
bakomeje kubyinirira ibintu byinshi cyane, ndetse Kasongo wakomeje kwambara n'imidari, Kasongo wakomeje kubica bigacika. Ese wowe iyo bavuze Kasongo uhita wumva iki? Ahangaha ngira ngo urayibona yari irimo yirukanka n'impyisi ihita yinjira mu mwobo, ndetse hariya sinzi icyo yari yumvise ihita ihagarara, ariko ibyayo byose yumvise yumva ko hari umwanzi, ndetse ahangaha urayibona ko iri kurisha, irya ibyatsi rero, ndetse kandi igeze hari imbuto ntabwo itinya, ngira ngo hari urabona ko iri kumwe n'intare, ndetse kandi rwashyiditse, ariko nanone iyo byayikomeranye wongera kubona Kasongo ari kwiruka cyane cyane cyane. Mbega Kasongo ni munyakazi mu ishyamba, mbega Kasongo ndetse benshi bakunze kuvuga ko ari inyamaswa idafite ubwenge, ariko iyo urebye uko ikoze, iyo urebye uko ibayeho, usanga iyi nyamaswa ari inyabigwi koko. Bamwita nde? Ni Kasongo. Ese wowe Kasongo waba uyiziho iki? Ni iki waba warumvise kuri Kasongo wa nyawe, Kasongo w'inyamaswa? Iyi ngurube ikindi gitangaje, nubwo iyi nyamaswa bita isatura ibarirwa mu bwoko bw'ingurube, ariko Kasongo yo ntabwo yashobora kuba mu rugo, kuko ingurube zo zisanzwe ni zo zabasha kwihanganira kuba mu rugo, ndetse kandi zo ziba zaramenyereye keya zihabwa n'abantu. Ariko Kasongo uyu nguyu wibera mu ishyamba, ndetse kandi uyu munsi ushaka kuryigarurira, uyu munsi Kasongo ushaka kuba umunyabigwi, uyu munsi Kasongo ushaka kwigarurira imitima ya benshi, Kasongo akomeje kubica bigacika. Reka ngushimire wemeye gukurikira MC Rubangukana Bigwi. Ahangaha ni kuri channel yacu, kora like, ukore subscribe niba kino kiganiro cyakuryoheye, ubundi ubutaha tuzaze tukubwira ndetse n'izindi nyamaswa, ndetse kandi tukugezaho n'andi makuru atandukanye. Jyewe ndi MC Rubangukana Bigwi nk'ibisanzwe. Amahoro.